ubuzima ni amakara. ubuzima burakomeye burakomeye ariko buranoroshye. Iyo ujaze kubukomeza burakomera, iyo ujaze kubworoshya buroroha. Umuntu ashaka kukubwira ati wenda uyu munsi imodoka ziri mu kazi ibiki n'ibiki, ese umuntu ntabwo yavaga ngo ajye hariya, umuntu akumva ntabwo bishoboka, ntiwabikora. Ubundi ubikoze wabiki bikubuza kuba wowe. Ntabwo hari imyumvire abantu baba bafite ukayirebesha amaso. Ibyo twavugaga urebye nko kuri iki gihe urubyiruko rutumaze biragoranye ko nk'umusore nyine nk'uko uyu umuntu avuye ku ishuri akenshi none abantu hari ukuntu umuntu aba yarize kera akava mu ishuri imyaka yamujyanye, yagera hanze agakubitana na gahunda zo gushaka ubuzima akabona n'imyaka iri kumusiga. Ariwe ugomba kugiramo uruhare, mbese niwe rufunguzo rw'ubuzima bwawe. Ntabwo ari ibintu byose wabikora nk'uko kanaka yabikoze. Nemera yuko ushobora gushaka ubuzima buciriritse, ariko umuntu rero ikintu aha nijoro no mu gitondo imodoka zikajya muri samini bakayikubura kugitamye ko ari n'abantu bakoreyemo. Noneho reka rero mazamu zara zari gucuruza ibitunguru akarangura y'umufuka nka 50 cyangwa umufuka ijana, wagacuruza detaye ngiye nkaranguza. Noneho wagacuruza detaye njye nkaranguza umufuka ufata 5,000 umufuka, ariko nakuguze kuri bwacyaga mu gitondo we yakoze ko ngiye ibitunguru babinyibye. Kubera iki? Urumva ndahagaze nigeze nshaka n'inkoni, bakabinyuma umufuka 60 umufuka wose nk'igice bamaze kugira nk'igice babitwara. Kubera iki? Ubwinshi bw'abantu, abataje mu isoko bataje kurangura, abatageze gute abigeze bavuga no madamu umunsi mwambwe ati rwose twataha twabara ngo tubare inyungu twabonye, agasana ngiye nahomba. Reka mwati mbwiza uko ubundi weho uhombute uhagarara uti ugashuza ibintu bibareka ngi uhombute mu by'ukuri. Ariko byari kwangira aho ngaho nubwo rero burya hari impano nyine, hari ibintu umuntu amenyereye. Nta muntu ugeze mbona fata imifuka yose ngo babitwaye babicomora ni ibice. Uzi ikintu cyatumye se babicomora nuko ntabwo wabaye vigila no kwihangana ntako ufite, ukumva nyine wabirambiwe. Kandi rero hari ikintu kiba gihari umuntu atabasha no gusobanura. Umwongereza hari umugani kivuga ngo iyo ureze umuntu nk'umugaragu aba umwami, iyo ureze umuntu nk'umwami aba umugaragu. Uti gute? Kwa kundi ubembereza umwana iyo atakunaniye, umwana ukamurera wenda umurinda umurinda kubabara, kandi wowe ubeshejweho nuko wababaye. Uriya mwana nta kintu azishoborera, niba uzaba umugaragu kubera ko wamureze nk'umwami, azaba umugaragu w'abandi kubera ko ntabwo azi ukuntu abantu baruta. Ibyo bintu byo kubabara ntabyo azi. Azi ko afite abantu bamubabarira, kandi mu by'ukuri ntabwo isa ariko izamufata. Iri hariya iragutegereje, iri gushakira icyo bita ibirungo, izagukaranga bien. Aba n'abahungu biga muri segonderi, noneho umwe yiga mu wa gatatu undi yiga mu wa gatanu. Noneho maze iminsi ko maze ibisi ndarevye igingi mu bizamini by'abanyeshuri, nimugoroba natashye nyine usanga nyina irimo arabatunganya hafi no kubakubita kabisa. Kubera iki? Umuhungu ntabwo ashaka koza amasahani, yiyumva ko ari umuhungu, mbese ko atari ibintu bye mbega. Undi yamubwiye ati njyewe yahagariza avuga ati umukozi w'umukobwa uhaba nyine ati sinzi uko noza amasahani, izi mbwa ziri hano zigomba koza amasahani n'amasafuriya zikayakuba cyane. Nasanze umwana umwe arimo akuba amasafuriya, ambonye nyine ashaka kunyeka ko nyine mama yamuhohoteye n'iki n'iki. Ndavuga nti shasa mujye mumenyera gukora. Urumva ubuse bazoza amasafuriya murasanga muri aha ngaha muhanagura inkweto muramufura imyenda
mugomba gufura imyenda yanyu mushobora kuryama mukayafura ariko mukazifura ahubwo buri uzi ukuntu bukwiye kubigenda mu gihe abana baje muri vakanse umukozi ajya ataha icyo gihe nibwo bigenda neza noneho buri muntu agira icyo agomba gukora oya n'aya mafaranga akagira ikindi ari bumara ariko n'abo bantu bakiga ibyo barimo gukorerwa bakabyikorera ejo se n'ubu udahari bazabikorerwa nawe mbese nasanze basiritse birakaje ngo yabasuzuguye ngo yabasuzuguye aba bagiga se ndavuga ni kwereka wese urabivuze rero bitunyumutse wa mugani burya umwana utamutoje ntabwo urimva ko ibintu nibye saa n'uwiriraho imyenda agomba kuryamira agomba kuyifuza niwe ugomba kuyifura ubwo wa mugani umwana utamutoje gukora kare usanga nyine uzi kubona umwana w'umusore afite diplome afite lisansi afite masters akakubwira ngo njye ntabwo nshobora gukorera 500 wowe nuwahera umuntu cyamuzana namuseka cyane kubera ukuntu nyine abatekereza urumva hagaze ko ashobora gukorera 500 bikazatuma abona ka miliyoni ahubwo uretse kuba abantu wenda bararezwe muri sisiteme ya birokrasi kubera ko abakoloni batubeshye ko umuntu yiga agakorera abandi ibyo bintu bijya mu mutwe ubundi wakoreye 500 utaha iwanyu bashobora abana no kukudepoza ku kazi nta transport nta depanse n'iyo ari yose wenda uretse yo kugura umwenda wawe n'urukweto ubwo mu mwaka ntabwo ushobora kuba ufite amafaranga wakoresha ibintu byawe akakubyarira ayandi menshi ahubwo rero umuntu umeze gutyo byanze bikunze ubuzima buba buzamugora ahubwo agatangira akakubwira ngo ngiye ngo ndashaka kujya ngo muri Amerika ndashaka kujya i Burayi ngo niho hari amafaranga uzi bino bintu uzi bino abantu buriya iyo ufashe hari ikindi kintu abantu bamaze gutahura iyo ufashe nk'ubu hari ukuntu umwana wawe arangiza segonderi kandi hano mu Rwanda hari za kaminuza yakaba yiga kaminuza nyine ahangaha ari hafi yawe ukumva kugira ngo mbese aziga bya nyabyo cyangwa se azave ari umuntu utinyitse ari uko ajya kwiga no muri Amerika urumva ko ari ufite uburyo ki yenda ari umuvandimwe we wamufasha ibintu nk'ibi noneho uzi buriya abantu benshi ukuntu bagenda bakabica kuko azi nk'umwana nuza ukoreze kuza bazemo Christophe ufite umwana w'umuhungu baramuteze baramwica abana benshi bagenda bagira bakangirika bakajya mu bintu byo kurangara ahubwo ishabuye mu mwana yiga neza yiga kaminuza hano ahubwo na masters akajya kwiga ari umuntu utagiye gukura atangiye kumva azi icyo ashaka ahubwo ufite umwana wa segonderi ngo genda kwiga hafi ubikishe karone yari umwana w'umukobwa rero sasa byaba ari ibindi bintu n'umukobwa ubwo nyine ubumutanze nkaho rwose kandi abakiri umuntu ufite imyaka mitoya abatazi guhitamo abatazi kumenya icyiza n'ikibi aragenda rero ugasanga nyine ubuzima ntabwo intego washakaga ntabwo ari yagezeho wenda ngiye ikintu cyo nabonye ubu ngiye ndagiza kwiga numvaga njye nize mekanike numvaga nzabona umwanya mwiza muri za Toyota Rwanda nkabona ofisi nkagira imodokari izajya inyura nyine kuko urumva iyo umuntu yiga aba afite expectation z'ibintu byiza gusa kandi ibyo utekereza abavuga ati ibi bintu niko bizagenda byanze bikunze kuba ngiye mvuye ku ishuri of course ariko naje gusanga ibintu abantu batekereza bitandukanye na reality kubera ko nk'ubu ngubu iyo ntaza kugira gutya ngo ngira amahirwe mbona uburyo bwo gukora biba bigoye cyane nta muntu ukiri muri bya byo gutekereza nzabona ibi nyiri kwiruka depoze nyine ni ukuvuga ngo wowe wagize n'amahirwe wiga ibintu bigezweho ibintu byo kwikorera byo gukoresha amaboko yawe ayo ni amahirwe menshi cyane umuntu aba afite kandi urumva uzasanga wa muntu wakomeje gutekereza ko yabona ako kazi byose
n'izo modoka uzabona n'ubu antini nawe wagitegereje n'ibitekerezo bye bikiri hasi ariko iyo wikorera burya ugenda ubona ukuri kw'ibintu uti nakora ibi nabijyana aha oya umuntu muto wese yubaka nyine construire des châteaux en Espagne umuntu yubaka nyine ibintu kure y'ahari kubera nyine intekerezo z'umuntu niko zimeze n'imyaka kandi noneho rero uko umuntu agenda akura niyo mpamvu iyo ugize amahirwe ugatekereza neza uganira n'abantu bakuru abantu bakuru inzira urimo wowe unyuramo baba barayinyuzemo baba bazi ukuntu umuntu yahanyura bakanakubwira ati wenda twakora ibi umuntu akanakubwira ati wagenza utya umubyeyi ashobora kukugira inama ataraciye mu ishuri iyo nama ikakugeza ahantu cyane ariko noneho itandukaniro umuntu ashobora kureba akavuga ati umubyeyi wanjye kuba atarize buriya nta n'ikintu yansayidira nta bitekerezo bizima afite kandi mu by'ukuri umuntu wese mukuru aba afite experience y'ubuzima kandi ubuzima ntabwo ari ibishashi ubuzima ni amakara ubuzima burakomeye ariko buranoroshye iyo ujaze kubukomeza burakomera iyo ujaze kubworoshya buroroha umuntu ashobora kukubwira ati wenda uyu munsi imodoka ziri mu kazi ibiki n'ibiki ese umuntu ntabwo yavuga ngo ajye hariya umuntu akumva ntabwo bishoboka ntiwabikora ubundi ubikoze wabiki bikubuza kuba wowe ntabwo hari imyumvire abantu baba bafite ukayirebesha amaso n'ubwenge ukavuga ese uyu muntu azi iki isi mutegerereje nta mbabazi gufitiye habe n'izingabirwa izagukubita abantu barakubwira bati shyiraho antibare utababara ukabyanga hanyuma izakura si guhinguranye wumva ukuntu bimeze itakubabariye ariko nk'ibyo twavugaga urebye nko kuri iki gihe urubyiruko tumeze biragoranye ko nk'umusore nyine iyo umuntu avuye ku ishuri akenshi noneho abantu hari ukuntu umuntu aba yarize kera akava mu ishuri imyaka yamujyanye yagera hanze agakubitana na gahunda zo gushaka ubuzima akabona n'imyaka iri kumusiga kandi ubundi hari umuntu uba ufite ababyeyi bamubwira ati wa mupeti we gahunda ni ugushaka ukiri muto kubera ko nibwo ubona umwanya wo gukora biganiriza abana ugasanga umwana rero ntabwo aba akubeshye ntabwo wenda n'uwo mama yavuga ati urumva ugomba kwicara ugatekereza ko ibintu byawe byose ugomba kugiramo uruhare mbese niwe rufunguzo rw'ubuzima bwawe ntabwo ari ibintu byose wakora nk'uko kanaka yabikoze nemera yuko ushobora gushaka ubuzima buciriritse ariko umuntu rero ikintu ejo bundi yakubona akabona warahindutse kabisa akakubonamo icyitegererezo agakuramo isomo byose birashoboka kabisa ariko buriya impamvu umubyeyi akubwira ngo uzashake ukiri muto icya mbere arakurinda kwangirika kubera ko umubiri w'umuntu urafonkisiyona utabigizemo uruhare noneho kubera n'imyaka uba ufite n'amaraso ashyushye bishobora kugukoresha amafuti yawe akakuzanira ingaruka nyinshi cyane biba byiza rero iyo ushatse umuntu mwahuza kandi burya ngo umunyarwanda aca umugani akavuga ngo umwe arya bihora ariko iyo musangiye mubimara bigishyushye ni ukuvuga ngo iyo muri babiri mwungurana ibitekerezo neza mushobora kugera kure cyane kuko niba si urugero rwiza uyu mupapa arimo kuvuga ko yacuruje ibitunguru agahomba umugore akunguka ni ukuvuga ngo rero wa muntu umwe wungutse yafunze cya cyuho cyo guhomba noneho ukanabona buri muntu icyo ashoboye kuko buri muntu agira icyo ashoboye nta muntu w'umuswa ubaho ushobora kunanirwa inyuguti mu ishuri ariko ukabasha umupira cyangwa ukabasha gucuruza utanagiye mu ishuri cyangwa ukabasha umuntu afite ukuntu imana yamuremye tu gusa wenda ibyo twari tutarabimenya
nk'abanyarwanda ukabona hari ibintu umwana ashaka gukora ukumva ni ibintu wenda binagutesheje agaciro pourtant bishobora kubyara umusaruro mwiza. Nese nk'ubwo bakamubwira aho ko navuga ati umwana akajya ku ishuri ugasanga yarangaye yagiye mu mupira n'iki n'iki ese ntihari abantu bakizwa n'ukuguru cyane kera se roza ndebe uriya mukinnyi wo muri Espanye watwaye igikombe ejo bundi Lamine afite imyaka 19 ariko ibintu yakoze birebye amateka yanditse wavuga uti ariko asiye ko bari abo nabonye uriya ubona umupira wiga mu ishuri umupira wiga mu ishuri buriya barishaka ku ntebe y'ishuri nk'uko ubona mureka gufata 5 gateye na 5 na 10 nabone ko bawiga umupira wabo igitego kikaba ari formule atari bwibeshye nibo barawiga ntago twebwe ibyo iki twiga umupira hano mu Rwanda turi hasi cyane twebwe ni ugushakisha ariko ni ohera mu wa mbere agakora ikizamini agapa akajya mu wa kabiri akimuye mu gatatu akimuga uriya mwana nari amateka ye numva gitangaza imyaka 19 ariko urebye na ba Messi nibakoraho cyane ntabwo byakunda ni ukuvuga ngo hari impano umuntu wese agiriye impano akagira n'ukuntu ibintu yabigenza iyo yemeye akayoborwa. Ikibi ni uko hari umuntu wanga kuyoborwa. Ikindi kirimo rwose akora mu ntoki za Trump ku myaka 19 kabisa. None se uragira ngo ejo Kagara nakora mu biganza bya Perezida wa Repubulika uzakompurenera ni ibintu birizi. Kagara nawe yanditse amateka ni ukuvuga ngo ni ibintu ni bito cyane gukora mu ntoki za Perezida wa Repubulika kuko niba wakoze nyine uzahura n'abakozi kandi niba uri umunebwe uzacyura ingonera hari ibindi nta bintu byinshi bihari ntabwo ugomba ikintu cya mbere gira competition nawe ubwawe uvuge ngo jyewe ndashaka kugera ntabwo ugomba kugera aho abandi bageze kuko usi utabasumba. hari umuntu wagushyiriyeho bariyeri aravuga ngo ugomba kureshya na kanaka cyangwa ugakora ibyo kanaka yakoze. Oya, hari igihe umuntu yireba na background afite akabona ntazagera nyine akica intege. Urugero rwiza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda afite speech ajya ashyiraho avuga ko we yabayeho atazi ko uwundi munsi ari bubeho. Nta nubwo yize arwanira igihugu atekereza ko azaba Perezida wa Repubulika. Yarwaniye uburenganzira bwe gusa. Ibikorwa rero biraguhamagara bikagutereka ahantu ugomba kujya. Ntabwo background se yande yaheye kubera iki wowe utaba uwa mbere mbese uzazamura ibendera ry'iwanyu. abandi wenda ntibyabakundiye kubera ko bagize inzitizi zitandukanye, harimo wenda ubujiji, harimo si imibereho, harimo noneho wowe rero vuga uti jyewe ni jyewe uzazamura iwacu. Kandi birashoboka ndetse na cyane. ubundi ukabwira Imana uti Imana muri ibi bintu ndimo gukora njye nta bushobozi mfite, ubushobozi inyobore kabisa irabinaniwe se kubikorera abandi. So wavukiye wowe ukwezi kumwe cyangwa ni 9 ni 9 kabandi. Nta bintu birenze rero ni ukuvuga ngo wowe ahubwo Kagara si urugero rwiza. urugero rwiza kabisa. Kagara ni Kagara kabisa. Ibyo nayo byaranshanze buriya. Nta kintu gicanganye kiri. Ikintu njye namukundiye kabisa. Kwiga ni ikintu gikomeye. Kwiga ibaze kuba yaratekereje muri struggle yose akiga kaminuza urumva. None yagize aho ngo yajyaga yiga segonderi ngo nyine urumva nyine kwa ari mu gufi nyine. Abandi banyeshuri bajyaga bamushyira mu kato nyine. Ariko yanze akagira confidence akirinda ndetse cyamuca intege. Noneho iba umunyamakuru amajetse watekereje ko kugira ngo ushake passport. Watekereje ko uzajya hanze ujyanye nande ujya muri mindset iteye ubwoba. Ariko irafite mindset ivuga ngo urumva reka nshake passport nyicana kuko ntawamenye ko bizagenda. Ibaze no kuya uriya mugabo azamubwira tuze
ntajya kuyishaka ahubwo asanga arayifite. niyo mpamvu byanihuse byanteye kumva nanjye gutekereza era umuhungu yambereye isomo rikomeye cyane. nibyo kabisa. umuntu wese agira erega burya ugira n'ikintu kigutera umwete, kuko yavuze ko uriya muntu wamuvanye iwabo akaza bakanabana, uyu munsi niwe umeze nk'aho mu managingi. yarabubwiye ati ni gute ushobora kuba mu gihugu utagira pasiporo kandi uyemerewe uri umunyarwanda. ibaze kandi twebwe mu gihe twebwe dufite n'ubwo bushobozi ugasanga ntayo ifite, ugasanga ntayo ifite, ntazi n'aho bazisabira, nta n'ahantu bazisabira, ariko ashaka gukora ubukwe bwa miliyoni kandi pasiporo igura ibihumbi 100. ni ikibazo gikomeye. aho ngaho rero niho utangira kwireba ukavuga uti reka nikoremo umurimo. ndize cyane shoferi ndamwongerera wongera ay'ishuri, hanyuma abarimu bakwigishije nabo uzabitura ibyiza nyuma nugera kuri sakisi. ariko ubundi kubera iki akenshi abarimu basigara inyuma kandi aribo baba barakoze ibintu bikomeye. usanga umuntu bagiye guhembwa bahembwa neza, usanga buriya hari umupapa wigeze dusanga muri pirimeri, twiga muri pirimeri atwaye imodoka nziza cyane, araza aravuga ati umubyeyi uri kubigisha yaranyigishije muri iri shuri bigaho zikinira muri koresi. yaragiye gukubita agasheke, arangije afata classe yose atugurira fanta turanywa, avuga ati akira agasheke kangahe simbizi, ariko yamugiriye neza. ikibazo cyo yamushimishije nyine nk'umuntu wamuciye mu biganza akamuha fondasiyo y'ubuzima. burya umuntu nuko nyine burya hari igihe hagiye dukura mu gihe kimwe abagiye bacu batarize, ariko igihe cyose umubyeyi aba yumva ahana ko umwana we yakwiga agatera imbere, nubwo wenda hari usanga nyine agaciro bibaho nk'umwana, ariko iyo umaze gukura nibwo uhita ubona yuko ibyo ugiye kwiga ari ukuri. uzi kuba nk'ubu ushobora kujya ahantu wenyine nubwo utakora ikizamini, byonyine no kumenya kuvuga gusa, kumenya kuvuga, kumenya gusobanurira ibintu. hari umuntu nzi ushize amazi, hari umuntu nzi wabayeho n'ubuzima busa nkaho bunagoye, ariko ejo bundi umaze gufata umujyi wa Goma, aragenda Gisenyi afite umuntu w'umushuti we, arabanza akajya nk'icyumweru, aragenda agiye i Goma, none njya kumenya kuvuga igifaransa nyine. noneho abantu benshi bakoresha igifaransa, icyongereza ari gikeya, none yari azi igifaransa azi n'icyongereza, urumva ko icyo bimaze. agiye gukina n'abantu baramwikundira, akajya basemurira mu cyongereza, kuko haje abanyamahanga benshi ubwo mu ngubu kubera nyine imishinga igiye gutangira kuhaza n'ikindi. ariko ubu ngubu ni umusemurira w'umuinterpreta rwose, interpreta usobanura icyongereza. ejo bundi nagiye i Gisenyi ndi muri misiyo, noneho mwandike kuri WhatsApp arambuka aza kundeba, noneho arambwira ati se arebye ubuzima nyine ubu ndi mu kazi, ati se ubwo bararaheye mugabo niba shaka shambure y'ibihumbi 5 njye kuko ntabwo najya muri misiyo njye kurara muri shambure ihenze kandi n'icyo abana barya. arangira ndeba arambwira ati shaka burya tujya kwiga, tujya umubyeyi kugira ngo wige ukabikereza, uri umuhemukiye. mbese umuhemukiye kuko nawe wabihemukiye, ariko umenya neza iyo ugeze mu gihe nyine cyo kwishakamo ibisubizo, ugasanga ahubwo uri umunyabibazo. ugasanga umubyeyi wawe wenda nta nubwo ashobora no kubona wenda n'ikintu kiguturutseho cyiza cyo wakuba wamushimira ko yakwigishije cyangwa se yakugira inama ukiga. ariko arambwira ati hora mu ishambure y'ibihumbi 5 urasinzira. ndashaka byihorereza buno narara no mu modoka, wasinzira.
arambwira ati nta kibazo wowe hari ahantu heza ndakwishyurira amadolari 100 yavunjisha nabwo rero sishaka n'ubundi ndarara muri shambure ya 5 kwa sinateganya ntabwo nateganyaga ahubwo ku mutima wenda yavunjisha yagiye azi ko ndi buri muri shambure iheze nziza aho ku mutima none nimubwira abona ko muteje agaciro mbigira ibanga ntaravunjishije ngakuruta kuri telefone ndarajyana nubwo navanye n'imbone iyo 3 ndajyamo ngiye umuntu yagiye no mu gisirikare kugira ngo bamuzane ibyo biteze wapi navuze ni kweri kabisa kwiga ari geranye uragenya uri mu bintu ukabona nyine ubonye isomo urajya kumenya agasomo kabisa akwigishije kandi rwose ni umuntu atagukubise atagize kubwiye nabi akwigira kwigisha tujya kwigishije oya buriya umwana umugirira neza kugira ngo azamere neza nawe namara kumera neza nawe azakwibuka nizo mbaraga ntabwo rero tageti ari ukugirira neza umwana kugira ngo abikwiture ubundi abanza b'umugabo hanyuma ubwo ngubwo nawe bizakugeraho nawe ari umugabo ariko burizi ikindi kintu kinakomeye hano twakoraga kera muri Horizon kera bavukana n'abana ari abana 5 abahungu 3 n'abakobwa 2 umwishyure shoferi ariko natwe turasigara hano